subscribe kuri Kamba wanyu muri abanyamuryango turabashimira cyane. Uyu munsi turi kumwe n'umupapa wacu tugiye kuganiraho tumate ibibazo bikeya twumva ukuntu ibibazo. Dore w'abanyamakuru bo ku mihanda dutumira iwanyu muri quartier tuhagere twumva ukuntu ibintu bimeze. Habaye amahano, habaye ibintu byiza, habaye ibintu bidasanzwe waduhamagara kuri 0796111172. Ni Kamba wanyu. Bimeze bimeze tubakwanjye. Umeze neza nari. Biracamo nari. Biracamo nari. Anga tugusanze namagana ye. Hano. Manje hano ndi umusekirite wa ndi mushasha. Ngeze hano buno vuba. Mora hano hepfo. Uturuka mu karere ka Burera. Burera. Burera ni kure bya Tari. Ari ubwo ni mu burasirazuba ni he? Mu majyaruguru. Iyo ngiyo na za Musanze. Ibirayi biraboneka bya Tari. Kigali bimeze bite utarazi Kigali wumvaga Kigali bavuga gute? Mani ni daje. Nyine turumva bataravuga ngo Kigali bwa mbere. Bavuga ngo Kigali. Bwa mbere nyigera. Ukiri mu ntara. Ukabona umuntu aturutse mu ntara, aturutse Kigali yaje mu ntara. Wumvaga Kigali babivuga gute? Yabaga ari yindi se. None wahageze wumva bimeze bite? Narageze mbona pe ubuzima bwaho buroroshe, abatipe ni tayari. Mbese abakobwa bibabonye abakobwa b'Kigali bimeze bite? Wapinje by'abakobwa rombisha. Wapi? Ufite umugore urubatse? N'umwana. Urumva ko biba bimeze neza. Ariko ni Kigali wabonye ko nyine abantu bo mu ntara babazi ko Kigali ngo tubyuka turyamye, ngo tukoza ibirenge, ngo tukirira ifiriti. Wowe wabonye bitandukanye gute? Ibyo byo baribesha rwose. Baribesha cyane kuko Kigali nta hantu hari akazi kandi hariho n'imikorere myinshi. Ariko hari abantu benshi cyane bayabona ariko n'ubundi ukabasanga bayasevinga n'ubundi bayibigira no mu bindi muri ubwo buyaga mu kujya gusangira n'abo bakobwa. Wabonye we bimeze bite cyangwa waje ufite icyo ushaka gushaka? Bareka nkubwire tuva mu ntara dufite ikije kudusha imbere cyo dukeneye. Hari abantu rero bava mu ntara bakagira hano muri Kigali, bamara kugera hano muri Kigali bakifata mbese nk'abanyakigali. Abonye ifaranga arisize ku mufuka tayari bibaye saa 2 akata. Ubwo nje aranyembera no mu kiyanja cyane nkababona pe base abantu bipiza bari kubyina bari kuvibinga sana. Nge narageze ndafata Kigali. Uyu umuntu avuze ubukene wowe byumva ati ijambo ubukene. Ubukene ni bubi. Ndi umusore urugutera imbere ariko ubukene butuma udahura n'abantu bakaguca ku nshuti cyane. Hari na boss ukwimakaza akavati nimuha karakaza aragira ute arandenga cyangwa mbe muhaye connect n'abandi bantu. Abati ahubwo ngomba gushira uruhande rwayo namva uruhande muhema keriko atamukiza cyangwa mugumisha hasi. Iyo wumvise umuntu bavuga ngo umuntu nyine umuntu igisobanuro cy'umuntu munakoje nk'umuntu wumva iki? Amajara arimbye ati umuntu ni mugari. Umuntu ni wamwiga ngo umurangize kuko umuntu haba umuvandimwe wawe haba mbese na mwene wanyu haba no mu muryango yifuza ko watera imbere cyane. Ahubwo weho haranira kuvuga ngo ese ndagera kuki intego yawe imwe. Uvuga ati reka nkore cyane mbereka ko bya bindi bibeshye ko ntabishobora ariko nzabishobora cyane rwose. Ikiza cy'amafaranga abonye ari iki? Ikiza cy'amafaranga niko kiguhuza n'abandi kikaguhuza mbese n'abantu bakomeye mbese kumva nawe uri umuntu ukomeye kikagukura ahantu hamwe kikakujyana n'ahandi hantu kumva ko nta soni ufite cyangwa se buriya ufite nk'ibihumbi 50 ku mufuka utambuka wumva nta kibazo ufite. Naribi rwose uri kuva twe duhita tubara amatungo mu cyaro ari amafite ingurube 12 hari rwose cyane rwose. Bati 50 harimo ingurube 2 akabati ingurube mu mwaka izabifite izabifite kuntu yungura mu cyaro nari nkino wenda bagura ibyo kurya wacu nitugura ibyo kurya byatari umuntu usanga kujya mu rutoki ukagira ibinebe cyane rwose. Ariko ubunye urukundo rw'Ikigali n'urukundo rwo mu ntara rutandukanye biratandukanye kure kuko umunyakigali arakwishimira ukimara kuhagera. Wamara kuhagera kumva gufashe nk'umwana ariko mukimara kumenyerana maze kukumenya neza agenda arakwicaho gahoro gahoro. Umwe none umwana ahora n'umuza bati naho nkuzi Nyabugogo uko bayivuga ngo wowe yemeze ute utarazanye Nyabugogo ukabati Nyabugogo kumva Kigali wabati Nyabugogo umvaga imeze ute n'ahantu hahatari. Ariko nageze man nicyo kintu cyagutunga ugeze Nyabugogo. Ikintu cyanungu nuruza rw'abantu ukuntu bameze bakubwira ati uvayo tugufate ugiye kuva mu ntara bari bakubwiye guki kunyugera Nyabugogo.